Hola nongeye kubaramutsa muri iki gitondo cyo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2022 n'umuhungu wanyu Kizigenza wihaye byaje gucamo. Nari ngarutse rwose muri uyu munsi nongera kubasuza mbabaza ngo se ese mwaramutse neza, nyagasane se yabagendereye mumeze fresh. Wowe utameze neza ku mpamvu zimwe na zimwe, ushobora kuba urwaye, ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ntiwihebe ntugire n'agahinda, Imana yacyagutekerezaho, ndetse ibintu byose utekereza ndetse n'ibyo wifuza ku mugambi mwiza w'Imana uraza kubigeraho kubw'uyu munsi, ndetse iraza kugukorera igitangaza kidasanzwe nk'uko yagikoreye abanyarwanda. Narababwiye ngo ndi Kizigenza wihaye byaje gucamo, ntabwo ngenge ntinza murumba kubita update, hahandi inkuru ibitaragera ku muhanda cyane ngo abantu bose bayimenye, ikiri guhihwiswa ngenza nyikonfirma burundu mbabwira ngo ibintu byamaze gucamo. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2022 leta y'u Rwanda cyangwa se leta yacu idukunda, idutekerereza ndetse ifite na byinshi ibitwifuriza, nyuma yaho badukoreye ama-comfort zone, bakadushyira ama-comfort zone mu buryo bwiza ndetse twe tukabasha kwishima. Noneho aka kanyanje kubaha inkuru nziza yaraye itambutse mu ijoro ryahise. Benshi na aka kanya ntabwo mwamenya uko byagenze, ntabwo muzi uko bimeze, ariko benshi baba bakurikira channel yacu Big Mura, channel yacu rwose nje kubagezaho iyi nkuru ivuga ngo ubu ngubu noneho 24 mu Rwanda iremewe, cyangwa se amasaha 24 kuri 24 yamaze kwemezwa. Ubu ngubu rwose umunyarwanda afite uburenganzira bwo kwidagadura uko ashaka, ariko tutibagiwe cyangwa se tutirengagije ko amabwiriza akomeza kurinda COVID-19 still aracyariho, turacyayagenderaho. Ahangaha ngendeye mu kinyamakuru kimwe ndi kubona ahangaha rwose cyabanditse iyi nkuru, ari nayo mpamvu nanjye mbyutse ngira ngo mbakubite update mashe kumenya ukuntu bimeze. Cyanditse kiragira kiti Perezida Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri igamije kugaruka ku ngamba za COVID mu kwirinda iki cyorezo, nyuma yuko u Rwanda rweseje umuhigo wo gukingira 60% y'abanyarwanda mu buryo bwuzuye bujuje ingingo 3 zimwe mwumvishije. Ubu twesheje imihigo 60% hejuru cyane, dutandukanye n'aba bandi bakiri kuri rimwe cyangwa se kuri 10%, twamaze kurenga uturi kuri 30%. Byitwazo ko iyi nama yagarutse ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID, bikanajyana mu murongo w'igihugu kigezweho guhashya iki cyorezo. Ikintu byashatse kuvuga cyangwa se kigarutswe aka kanya ni uko ubu ngubu leta y'u Rwanda yamaze gupima 60% y'abaturage mu ngingo zijeje 3/3. Urumva ko turi hejuru cyane still. Akaba ari nayo mpamvu rero aka kanya muri iki gitondo ubu ngubu buri munyarwanda wese yemeye kwidagadura, ariko ubyumve neza utaza kwitiranya ibintu. Nubwo ari 28 hari bimwe mu byagarutsweho bigomba kujya bifunga nibura saa 8 z'ijoro. Ibyavuzwe rero byagarutswemo ngaho harimo imikino itega ku mahirwe, aho neza betting, havuzwemo utubari, havugamo amaboate, havugamo imikino n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndumva rero byagiye bivugwaho cyane. N'ubundi nta mupira w'amaguru uba kugera saa 8 z'ijoro. N'ubundi akabari wakagiyemo guhera sanga ukagera saa 2 z'ijoro, saa 8 z'ijoro, ndakeka kuba waryoheje. Mbega urebye ni muri bwa byo kugira ngo abantu dakomeza kwirara, tukibagirwa ko COVID-19 igihari, ariko batwereka ko bigishoboka yuko nejo bundi nyuma y'uko kwezi, kuko bavuze ko nyuma y'ukwezi bazahita batanga indi update, bashaka kwitora barekora 24 kuri 24 bagendeye uburyo tuzaba twitwaye muri icyo gihe. So bicyo bigusaba rero nk'iki nka mugenzi wanjye, biragusaba kwitwararika, biragusaba gukomeza kwirinda COVID, biragusaba kudateza icyari cyo cyose cyatuma COVID-19 yongera ikazamuka kugira ngo badusubize inyuma, ahubwo bakomeze badushyire imbere cyane. Mu minsi izakurikirana bizaba bari kuri 24 kuri 28 n'ibintu byose babirekuye. So icyo bigusaba rero no gukomeza kwirinda, ugendera ku mabwiriza ya COVID-19, ndetse ukomeza no gukangurira n'abandi ubona badashaka kubishyira mu bikorwa cyangwa se babyica, kugira ngo nawe nejo bundi uzongera usubire mu kazi kawe 100%. Abatagarutswe ahangaha muri abo bantu navuze, ubwo bo ni 24 kuri 28. Urumva ko mwebwe rwose muracyari mu kazi, mwagize amahirwe, mwagiriwe icyizere cya 28. Natwe dukomeze rero kugerageza gute kwirinda bari muri field y'abagejejwe saa 8, kugira ngo ukwezi gutaha nibajya kongera kuvugurura bazavuga ati noneho 28 turayiyemeje, ngaho mwese ni mujye mu kazi. So yari umuhungu wanyu Kizigenza wihaye akana update mbanje kuba kubitaka kanya kugira ngo ubashe kwita mumenye neza ukuntu ibintu bimeze ku muhanda. None abyuka ugakora subscribe, ugakora share, comment kuri iyi nkuru gushimishije, uhita uyisakaza kuri bagenzi bawe bandi, ubibutsa neza yuko
twamaze kugera muri 28 ubuzima bwagarutse. Ubu tugiye kongera rwose twishime cyangwa turyoshye mu buryo budasanzwe. So keep it up, ndabakunda, ndabifuriza umunsi mwiza wo kwa gatandatu. Abafitemo akazi rwose Imana bagirire neza, mukomeze mutere imbere. Abafitemo kuruhuka, muruhuke ndetse muninjoyinga, munishimira ubuzima, kuko Nyagasani mwese aracyabarinze. Abatameze neza mbasaba umugisha ku Mana, mvuga nti Imana bagirire neza kugira ngo ubuzima bwabo ndetse n'ibyifuzo byabo bikomeze bigende neza. Ciao ciao.